Libu inzego za leta polisi ku mukino wa Rayon Sport na Bugesera. Umukino wahuzaga ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Bugesera mu karere ka Bugesera uhagaritswe igice cya kabiri kigitangira ni nyuma y'imvururu zitandukanye zabaye muri uyu mukino cyane cyane zaturutse ku misifurire idahwitse. Abafana nabo nta kindi bakoze bahise biraha mu kibuga byangombwa ko match ihagarara. Ibyavuye kuri aba basifuzi Rayon Sport yari yikomye kare ariko bakanga bakanabazana. Ese uri kubaza ngo biraza kurangira gute? Amategeko avuga iki? Niki bivuze? Ese ubundi ekipe ibihombeyemo n'iyihe? Byose tugiye kuba tubigarukaho ahanga kabisa. Rwakwamaze gukora subscribe turi live mu Bugesera kuva ku munsi wo kwa gatanu duhari tubabwira ko ibiri kwera muri aka karere rwose ari ibintu biteye ubwoba cyane. Hazarya umwana ufite nyina. Match ntabwo irangiye ku munota wa 55 kabisa. Hari ya nyuma yuko ekipe ya Bugesera yawe penalty ya indi bita kado, ya indi bita gift, ya indi bita impano, ya indi bita intwererano. Match ise isubikwa. Turi mu karere ka Bugesera kuvejo twakomeje kwenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye tubabwira ko ibintu turi kubonera hangaha mu Bugesera ari ibintu biteye ubwoba, tubabwira ko ibintu turi kubona mu Bugesera hangaha ari ibintu biteye ubwoba. Ferwafa twari twarabuye Rayon Sport kandi turayibwira ngo umusifuzi witwa Murindangabo Moise, sorry witwa umusifuzi witwa reka turebe uyu musifuzi kabisa uje kuba akora ibara hariya birangira match ihagaritswe itarangiye. Ariko mbega ikimwaro mbega ikimwaro ku mupira w'u Rwanda. Izi ni isoni, iki ni ikimwaro ku mupira w'u Rwanda. Abashinzwe kureberera, abashinzwe kuwutegura, abawukina kuri kamera izuba riva, imbaga nyamwinshi yateranye, ekipe imwe barayifata bayitereka mu kwaha barakubita barihanangiriza barayibwira ngo turakwibye ku manywa y'ihanga izuba riva. Ese ibi ni bande babiri inyuma? Uyu musifuzi witwa Ngabo Yisonga Patrick Rayon Sport yari yamwanze kuyikubitiro ariko abaranga bamutikira kuri uyu mukino. Ubwo rero hano kuri stade y'akarere ka Bugesera hakaba habaye imvururu, hakaba habaye icyo twakwita nk'imyigaragambyo ku bafana b'ikipe ya Rayon Sport bituma umupira utarangira. N'umusifuzi mu by'ukuri kuva match yatangira Ngabo Yisonga abonaga ko adafavoriza cyane ikipe ya Rayon Sport nkuko yari yikomwe mbere. Ibyemezo byinshi yafataga byari bibogamiye cyane kuri ekipe yahangaha i Bugesera kabisa, kugeza ku mwanya Rayon Sport yamanukanye umupira mu rubuga rw'amahina. Uwitwa Biramahira Bedi baramufata batereka hasi bararambika barahonyora barakandagira barasyonyora ariko arirengagiza ntiyabireba. Bugesera izamukana umupira, uwitwa Omari Aba nta n'umuntu umukozeho yitereka hasi ubona ko ari ibintu babumvikanye. Umusifuzi nta kindi akoze ahise awuha mu ifirimbi atanga penalty y'ikipe ya Bugesera. Mana nyagasani bantu mutaje mu Bugesera ibintu tuboneye i Bugesera iri bara tuzarisobanura dute ko twigize abasesenguzi, ko twigize abantu basesengura iby'umupira? Iri bara tuboneye i Bugesera tuzaribwira gute abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport? Iri bara twarivuga gute abantu batari bari mu Bugesera? Nge ndumiwe umugani wa mugabo avuze ngo ndumiwe kuva natangira kureba umupira. N'ubwa mbere mbonye umusifuzi wiba izuba riva. Abafana ba Rayon ni bamwe mu bafana b'imfura batajya bitotombera abasifuzi ngo bigaragambye kuri uru rwego, ariko kwihangana biranze. Abakinnyi b'abanyamahanga bizonga mubiri birabafata bararira ba Omar Nyinge ba Yusudiyanyi baravuga ati ibintu bibaye ni ibiki? Uyu mupira w'u Rwanda ibibamo biteye agahinda ni ibiki? Kubisobanura birabananira. Icyo komiseri akoze nta kintu nyuma y'uko umupira ruhagaze iminota 7 ahise avuga ngo nimuhagarike nimugezaho. Rayon Sport abakinnyi bari bamaze kuba frustrated ku buryo kuvuga ngo bajya mu kibuga bakine byo ntago byari gukunda, kuvuga ngo hari ikindi bakora ntago byari kuba bigikunze. Mana yanjye match kabirangiye isubitswe. Rayon Sport ejo yari yanditse barubwira Ferwafa yivubwira ati mwoka byaramwe aba basifuzi turi kumva niba ko karibo mugiye kutuzanira mwabamukozi ngo mwabamubazi nturo kumanywa. Uwitwa Kamarade na wakozi baba muri Unarand kabwira Rayon Sport ngo ntaga rimwe muhitamo abasifuzi ati ikindi aho champion igeze
turahazi iti nicyo gukora turakizi. Icyo gukora kwa rukohereza uyu mutaramu ngaze yica umupira w'u Rwanda, ngaze uyu Ngabo y'Isonga Patrick ngaze abyoromye. Ngabo y'Isonga Patrick mbere yuko ahabwa umukino wa Rayon Sport, ndagira ngo mbabwire ko yari afite ikirego kiri muri Rwanda Premier League itari yabanje gukemura ikipe ya Vizo yibi Rubavu ndeba, yibi ikipe ya Marine ndeba. Ibi bintu ntabwo ari ngo Rayon Sport yari yikanze ubusa. Ibi nakoreye ahangaha, ibi nakoreye muri iki kibuga cya Bugesera, penalty y'imye Rayon Sport, penalty ahaye Bugesera. Mana nyagasani, ibi bintu ntabwo twazabona uko tubisobanura uretse guceceka tugafunga umunwa tugahebera urwaje tukumirwa. Ariko ikintu cya mbere ngewe ndavuga, mana ngewe ntabwo ndavuga byinshi ngo mvuge ku musifuzi cyangwa ngire nte. Bantu muremberera umupira w'u Rwanda, mugira abantu mudukiza muri iriya nzu, iranzu ya Ferwafa iberamo amabara menshi. Igihe hakirimo abantu bamwe na bamwe, mana nyagasani yakirimo abantu bamwe na bamwe, Banyarwandakazi ntimuzitege ko tuzareba umupira. Igihe hakirimo abantu bameze gutya barusahurira mu nduru, bapanga abasifuza aba officials ku mikino bitewe n'inyungu bafitemo, ibintu ntago bizakunda. Nta shampiyona yabi hari, nta kintu twaba tureba. Twaba turi kureba ibiki? Niba ikipe ishakishirizwa igikombe bigaragara gutya ku manywa y'ihangu, n'umuntu utazi umupira akavuga ati ndabirebye ndumiwe, bikaba umwaka umwe, bikaba imyaka ibiri, bikaba imyaka itatu, bikaba imyaka ine, imyaka itanu, ikipe ishyirwa ku ibere ihekwa indi yibwa. Ibi bintu ntago byazakunda. Uyu mupira wacu naho wazabugana. Kubera rero imvururu zabaye, match ya Bugesera na Rayon Sport byarangiye isubitswe. Ese iraza gusubukurwa ryari? Ngenda cyari mu Bugesera. Ikintu ndi kubona gusa namarira y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Dore imiborogi Bugesera. Wowe uri mu rugura urababaye, ariko ibaza agahinda k'umuntu wavuye Rubavu, ibaza agahinda k'umuntu wavuye Izahuye, ibaza agahinda k'umuntu wavuye mu bice bitandukanye by'ibihugu bya kure aje kureba match, akaba nta kindi kintu abonye mu kibuga uretse umwanda umeze gutya. Umusifuza abazi nturo ku manywa y'ihanga izuba riva, umusifuza abazi nturo. Umufana wa Rayon Sport umwe ambulance mukuye ahangaha yababaye cyane, yakomeretse cyane. Ahubwo abantu basenge nyuma y'izi mvururu zibaye kuri uyu mukino ku makosa ya Ferwafa ntihaze kugira umuntu hasiga ubuzima, kuko ambulance yo yinjiye mu kibuga ni ibintu biba bikomeye cyane, ntago bari ibintu byoroshye. Ubwo rero bafana ba Rayon, dore nguko nakomeje kwenda mbahereza integuza, mbabwira ngo ibintu biri kubera hano Bugesera. Uratambuka ufite kamera bakagukurikira, bakagukeka. Uratambuka ugize ute bakagukurikira. Ibintu birakomeye. Amategeko rero avuga icyo match yagaritswe nka gutya. Yo habaye imvururu zituma umukino utarangira uturutse ku misifurire mibi, dore ikintu kibaho. Ekipe yateje imvururu iterwa mpaga. Ubwo Rayon Sport muri uyu murongo irimo ubundi ari abantu bica bagahorahoza, igomba guhita iterwa mpaga. Icyo nicyo itegeko rivuga, kuko yateje imvururu cyangwa se abafana bayo bateje imvururu bituma umukino utarangira, cyangwa se umukino ukazasubirwamo kuri ya stade n'undi wakirirwagaho ku masanga yandi bagakira iminota yari isigaye, ibitega akaba ari bya bindi, noneho match igakinwa awikro nta bafana bahari. Icyo ngicyo nicyo amategeko avuga. Ariko ngiye nkavuga ngo Rayon Sport aho kugira ngo muzakine uyu mukino, ngiye nabagira inama nkavuga ngo muzawureke, kuko n'ubundi icyo mutabonye ni icyari kidahari. Barabafashe barabiyereka, babereka ko ntacyo mwakora ngo mutware igikombe mu gihe cyose bimeze gutya. Ariko umuntu witwa Kamarade, umunsi uzaba usohotse muri iyo nzu, umunsi uzaba usohotse muri iyo nzu ya Ferwafa, hari abantu bazakora ibirori, hari n'umuntu ufite agahene ushobora kuzakabaga kakarya. Gusa kumva ko Kamarade
yasohotse muri iyo nzu rwose, kuko niba ekipe ijuriye ku musifuzi bikarenga uwo musifuzi akaba ari nawe ushyiraho, hari abasifuzi mpuzamahanga kuri uyu munsi batakoze akazi barimo Cyucyuri. Kuki Cyucyuri utamupanze kuri match? Kuki utamupanze kuri match hakageraho hatangwa izi penalty n'umwana w'ikimugwa ujya gusifura atatanga, mugatuma habo imyigaragambyo nk'ingi y'abafana ishobora gukomerekeramo n'abantu? Ese uyu mupira tuvuga, uyu mupira tubamo, uyu mupira tureba, tuzawureke mu Rwanda hasigare ekipe imwe ikina? Bizagende bite? Niba abantu bashaka ekipe imwe kaba ariyo ibamatsa amakipe, nibayireke ikine yonyine, bayibwira ngo ubu bavuye mu Rwanda hari ikipe imwe ni iyi ngiyi, izindi zose turaziseshe, ekipe izajya ihabwa igikombe ni iyi ngiyi, izindi zose turaziseshe. Ibyo bintu bizabe nk'abanyarwanda tubimenye, tumenye umupira aho ugiye, tumenye ngo urahari cyangwa ntugihari. Mbega ibintu biteyaga ya wenda abantu bashobora gutekereza ngo aya ni amarangamutima. Nta marangamutima arimo. Abafani Bugesera batashye baboroga ibintu tubonye, ibintu tubona i Bugesera. Mana yanjye, sinzi uburyo nzabibara, sinzi uwo nzabibarira, gusa icyemezo cyose Ferwafa na Rwanda Premier League barafata, imikino isigaye ya Rayon Sport ngiye nshobora kuba nta mukino nzongera kwitabira n'umwe, kuko amaso yacu ashobora kuzabona ibyo atigeze abona mu mupira w'amaguru. Kuri iki gikombe cya shampiyona hashobora kuzagwa n'umuntu, amaso yacu ashobora kuza ekipe ya Rayon Sport nibyabanjwe igitego kigaragara cya Bugesera ku burangare wenda bwa defense yacu no guhuzagurika bwa defense yayo. Noneho iri kurwana no kugira ngo ive aho hantu, ibonye penalty n'uyitanze, ekipe irazamutse muri cyagiye abantu bagihuzagurika baburana, wowe butanze. Ariko abasifuza bari n'abahanga mu kwiba we, ababanga bisonga Patrick akwibira hahandi ugihuzaguri kugicanganyukiwe ahita atanga penalty. Ikosa ryabayeho rero niri buri ku bakunzi ba Rayon Sport byose, abantu bari kwigaragambya iriya penalty itaraterwa, ariko kuba bayiteye ikaba yagezemo already tayari ni igitego cya Rayon Sport. Nako ni igitego cya Bugesera. Ubwo ni ibitego bibiri bya Bugesera kuri stade ya Bugesera ku busa bw'ikipe ya Rayon Sport. Ubwo ikizagorwa cyose, umukino wasubirwamo utasubirwamo, ndababwira ko ni ibitego bibiri by'ikipe ya Bugesera, kimwe cya nyacyo, ikindi umusifuzi afashe arabahereza. Ubwo ku rundi ruhande ho APR yahabwaga za kado, bayifataga bayitamo ariko iriya yari penalty. Clear penalty kuri ekipe ya Rayon Sport barayanze, ahubwo baragiye bahaye batanze itariyo. Clear penalty. Mbega match, mbega umupira. Ubwo rero abafana bari bahani Bugesera abenshi muri bo batashye barira, batashye bababaye. Ubuyobozi bwa Rayon Sport ni bamwe mu bantu ba mbere batanejejwe n'imyanzuro yari iri gufatwa kuri uyu mukino. Ni bamwe mu bantu bazamuraga amaboko, biramantaga, barekramaga, nabo kuvuga ngo imikirizo y'umukino uburyo babyanzuye ko match isubikwa, nabo nicyo cyifuzo bari bafite. Ubwo rero tugiye kwicara dutegereze tumenye ngo niki kiraza gukorwa. Ariko nubundi ngiye nkabwira abareyo ngo nimuze kwitega igitandukanye no kwibwa. Nimuze kwishyira mu mwanya mwiza ngo mwumve ko hari rezilita ngo yindi shamaje. Ekada, ntibishoboka, impossible matematikare. Nimuze kumva ko hari indi rezilita mwabona itandukanye no kuvuga ngo Rayon Sport yaterwa mpaga,
cyangwa match yanakomereza kuri ya minota. Kandi nagira ngo mbabwire ko niba match ikomereje kuri ya minota kugira ngo utsinde Bugesera wayitsindisha iki se? Match yakomereje kuri ya minota n'ubundi ni ikibazo, n'ubundi bigufite. Ubwo rongeye nabavuga ngo ekipe yibwe barayimwamwanyije, n'uwashaka atangira gutekereza ko igikombe cyagiye. Rayon Sport mukiyakira mukavuga ko muzasohoka musohokeye kuri APR yatwaye Peace Cup igatwara na championnat, mukagenda mugategura ibyanyu mu mikino nyafrika, naho ibyo kuvuga ngo murajya muri CAF Champions League. Ngiye kuri iri sogonda ndi kuvuga kuri iki kiganiro nshatse navuga ko bimekata byanze. Uwazanga yababeshya akababwira ngo birakunda ntibikunda kuri iyi firimbi ivuga gutya. Ubwo rero mana yanjye nta bindi byinshi ngiye kuvuga. Icyo mwakumva cyo nuko umukino usubitswe, uhagaritswe, utarangiye. Ni ibintu twaduherutse kubona hano mu Rwanda. Ibyo twaduheruka kubona n'ubundi ni kuri match ya Rayon Sport Cade Force Majeure Huye. Rayon Sport yaragowe kuki ari ibi bintu bihora bibaho. None twegeye ko n'indi match ihagaritswe nyuma ya gatumwa y'umusifuzi, nyuma y'umusifuzi waje rwose miso yahawe ari ugukasa. Ubwo muraza kujya muri hasi muri comment mumbwire namwe uko mubyumva. Ese Rayon Sport iyi match izayikine? Ese Rayon Sport iyi match izayihorere? Kuko ibyo kuba mwatekereza ko hari indi myanzuro izafatwa ijyanye no gufavoriza Rayon Sport, byo ntimubyitege. Ekipe yibwe kumanywa izuba riva twese tubireba. Rewa n'ufite ubumuga bwo kutabona nawe yabibonye. Ubwo igisigaye nukumenya Rayon Sport niba izemera gukina iminota isigaye cyangwa se niba iraza guterwa mpaga ibintu bikarangira. Umukino Rayon Sport yakinaga ntago wari umukino mubi, uretse kuvuga ngo yari yabanjwe igitego. Ubwo rero ngayo nguko ibibereye mu Bugesera, mwabafana mwe mubyumve ngibyo ibibereye mu Bugesera. Ekipe yibiweyo iratashye. Ubwo ibindi byinshi mukomeze mukore subscribe hano kuri Viva Rayon Sport TV kugira ngo byinshi cyane bitandukanye kuva muri ekipe ya Rayon Sport ku myanzuro, kuva muri Ferwafa ku myanzuro tuze kuza kuba duhari. Nitwa Tuyishime Gilbert, ndi intumwa ya Viva Rayon Sport TV mu karere ka Bugesera.